maragura na Esteri rero urayambereye umubyeyi wanje kuko niwe muntu wabashije gutuma aka kanya tuvugana nyiriho. Nitwaga Jeya ariko umuntu wanyise Jeya buriya nawe ni umusitari kuko njyewe ubwanjye yanyise Jeya nazi ko iryo zina naryitwa, ariko se ubundi ubwo mwebwe iyo murebye koko mubona ndi Jeya, ariko kubera izina ni ikintu cya mbere gikomeye. None Esteri yaje kumbwira arambwira ati mwana wanjye dore mu bana afite niwe mukuru, ngwino nkwereke ikizatuma wowe wihahira cyangwa se ubaho. Ahubwo se mubyeyi wanjye ko nta kintu nzi gukora nzabasha gukora iki? None se ibyo ukora ni wowe ubyiga cyangwa n'ubikwigisha? Tijye rero ntabwo nabyigisha nta n'ibyo nanashobora. Ngwino nkwereke. Hari abahungu bari baraturutse mu karere ka Gisagara baraje kumukora, ariko bazi gukora ibintu byose. Bari bazi gukora capati, bazi gukora isambusa, bazi guteka, kandi njye na kimwe nzi. Urumva nk'umwana baga ku muhanda nta kintu na kimwe nari nzi sibye kuba naba mu biyobyabwenge, nkumva mbese nta kintu nabasha kwimarira. Yashyize mu rugo aramubwira ati uzajya urya unywe ukarabe uryame, nta kindi nzakwishyuza. Nanjye nakumva umubyeyi kunambwiye ngo nzajya nkora ibi ngibi nkumva niki, nkumva ni ibintu birenze. Naje kumubwira ati se ko njyewe ndya ibiryo byinshi uzajya ubona ibimagije? Namwe ngo mbere na mbere urya ibiryo bingana gute? Njyewe ndya amandazi 2. Baraturika araseka. Amandazi 2? Byibuze se ipaki uzajya uyimara? Ati ipaki nzajya nyimara ariko sinabasha kuyigura. Aramubwira ngo ngusinyiye ipaki n'uzajya uyimara na litiro y'icyayi cyangwa se yishyushye. Kimara kumwishyuza aramubwira ati ngiye sinywa ishyushyu, cyakoze nkwa ikivuguto. Ariko hari akantu kamwe yaje kumbwira, arambwira ati ishyushyu niyo mata mazima, naho ikivuguto ngo nta mata aba yapfuye. Bro, ako kantu ntabwo nari nkazi ko ikivuguto ari amata aba yapfuye, ariko nakomeje mbyigaho na n'ubu sindabona igisubizo cyayo. Naramubwira ati noneho Jumayo yapfuye. Araturika araseka. Turabanye, nakoreraga ubuntu icyo gihe muri 2007 nakoreraga ubuntu, ariko nanjye sinavuga ko ari ubuntu kuko yanguriraga imyenda, akama ibyo kurya, akanyambika, mbese yari mama wanjye nyine nk'uko yari yabinsezeranyije. Noneho muri 2010 umuryango twakoreragamo hari umukire waze kuza, noneho bitaga Kamiri. Areba umuryango twishyuraga iry'itanu. Buroza amafaranga yese atanga 350, yishyura amezi 6. Noneho se Bukanga yaje kubwira wa mumama, aramubwira ngo uzi n'ibindi ugomba kuva muri iyi nzu cyangwa se ukarenzaho amafaranga ari kumba. Buri abakire ni beza nanone ni babi. Uti gute? Kibaze kuba umuntu mwari mubanye imyaka irenga 15 akwishyura neza nta deni kubamo, warangiza kukubonye uje ako kanya akakubwira ngo ndakwishyuraye. Wa wundi mwari mubanye akamubwira ati mvira mu nzu, cyangwa se niba ukeneye kwishyura aya ngaya uyishyure uriya musubiza yave mu nzira. Esteri yaje kwitambwira ati rero mwana wanjye ahantu twahigiraga umugati birarangiye. Ese birangiye gute? Tiwe ni wabyumva koko uri umwana. None nimba bitarangiye rero ubaka kanya tuvugana mbakoresha muri abakozi 15. Mu bakozi 15 fitemo 3 b'ingenzi. Muri 3 b'ingenzi wowe Jeya uri uwa mbere. Tegute se nawe murumuna wanjye Rachel
uruwa kabiri. Angelique yari umukobwa wabaga hehe iwabo hari imbazi hari kuri office. Atabo bantu uko ari batatu nibo ngiye gusigarana, abandi mwese twakoranaga mumbwira amafaranga mbarimo mbahembe mwe musubiye iwanyu, noneho muzagire gute inzu yo gukoramo niboneka cyangwa akazi nikaboneka nzongera mbahamagare muze mukore. Atarika aba batatu ko mbashyize ku ruhande, ababonago bagomba kuncika. Nahise mvuga tese ko nkunda inzoga nzayinywa gute ndi mu rugo iwawe? Ati mwana wanje nakwe ko nta kintu uzamburana, niyo mpamvu nanze kusubira ku muhanda, kandi gusubira ku muhanda nta sinakongera kukubona. Ati noneho rero ninza yaneka inusu y'umuceri cyangwa ateka ikiro tuzajya tugisangira, ahubwo se ugomba kujya kwiga. Avuga ati rero umubyeyi wanje amashuri yarananiye, ese yakunanije iki ko kiri mutoya wagiye kwiga? Nje nzajya nkwishyura ngugurira amakaye ngugurira uniform. Avuga ati jewe nkunda amandazi, buse najya kwiga njyanye amandazi? Ibaza ko kantu arandeba arambwira ati none nimba wanze kujya kwiga rero wamenyereye gukora akazi kandi nako nurakamenya, reka nze shaka inzu mu mujyi uze he uze gukoramo. Avuga ati nta kibazo. Bro yanjyanye mu rugo nahamaze, twahamaze ukwezi mba mu rugo, mbayeho nk'umwana wo mu rugo wiwe yabyaye, indya inywa nkaraba nkaryama, saa sita nararyamaga. Mbiheruka 2010 ibyo bintu byo kuryama saa sita. 2010 saa sita. Noneho ku itariki 17 z'ukwa 11 z'ukwa 11 muri 2012 naramugore nasanze bitaga hajya ati bro uzi kugira ngo ugere hano usange hari igikoni barabarizagamo intebe zo kwicaraho, mbese muri make yaratoriye. Uzi kugira ngo ugere muri ateri usanga aho basamo intebe, umuntu ajya kuvuga ngo ugiye kunywa icupa wicaye mu ntebe kandi utabaje, nk'uko ubona nicaye hano ndegamye. Bro ino ntebe irahenda man, iyi ntebe irahenda, nanjye kugira ngo nyicaremo ni icyizere nk'uko nakigiriwe na mama Christian ariwe mubyeyi wanjye. Naratangiye nahereye ku biro 2 by'ibishyimbo. Uzi biro 2 by'ibishyimbo naratetse neka mu gitondo, ngeze nka saa 8 mbona ya cya gikoni bamaye ngo tujyemo nje gutekeramo, mbona hajemo abarara baje kuryamamo kandi nanjye ndi umurara. None amaniga munatangiye gusasa ikarito. Ati si karito ahangaha zirakora kari mu gikoni? Ngo nawe turabona uri umuniga, ngo none se ngo twabigenza gute? Ati reka mbahereze muryamira ijoro ariko ejo muzashaka muzarara. Barambwira ati se ko tubona nawe uri umuniga nta kuntu watureka tukajya twiryamira k'imvura ubona iri kugwa? Ndarabwira ati ariko nimbahereza ntago nzabaha icyayi. Ati tuzajya tuguha 100. Narabwira ati muzarime. Neranyije 100 sanga mu kwezi n'ibihumbi 3 kandi mba nabyese mabusha kugira ngo mbashe kugira gute mbashe kubona rya cupa. Nakurikirana uko mabusha yanyizeye ngasanga 100 bumaniga bamaye, ngasanga nta kamaro rifiti, nubwo nari komaga kuyanjye kagura icupa. Ariko uzi ikintu cyanangaje bro, twahereye kuri bya biro 2 by'ibishyimbo turazamuka duteka n'ikiro cy'umuceri n'inusu. Bro twashidutse tubona mu gipangu ndimo nzana agafuka k'ibiro 25 k'umuceri tukamena mu isafuriya. Saa 8 tukaba twakarangije. Mabuje yaje kumbwira ati muhungu wanjye ati rya zina koko ni ukuri? Ati zina nijeye. Ati ariko se ko mbona bakwitaje ya kandi nkaba mbona nta biro nta n'inusu upima, ubundi upima ibiro bingahe?
tigiye byo by'ibiro wibimbaza ngiye nuko nitwaje ati guhereza isaha ngiye kukugaburira ujye ubasha kurya wuzure bundi tujye tukwitaje. Noneho ikintu cyaje kusetsa rero ni two story ni ya murumuna wiwe noneho bitaga Rasheli yaje kumbwira ngo ese ko wowe tukwitaje ya tukaba tubona tukuruta tugukorera iki kugira ngo urute natwe turute. Naravuga ati Rashe dore wowe uri umukobwa kandi njyewe ndi umuhungu, wowe nta nzoga unywa njyewe ndayinywa, ese niba utanywa inzoga njyewe nkabanywa ukabasha kunywa amata kandi amata mwarayashishikarije kuyanywa kari meza atuma wenda umuntu akura neza, uzanywa iki cyangwa njyewe nzanywa iki? Ati wowe jya urya umuceri njyewe nzajya nywa amata. Navuga ati njyewe nzanywa amata. Araturika araseka, reba kubona ibebi yewe ngo zigaseka ngo wanyweye amata. Nanjye navuga ati njyewe sinywa amata. Mabuja yaraje aranyegera arambwira ati sinzongera kukurira inzoga. Uzi ikintu cyambabaje? Kawe nk'umunyamakuru uzi ko nahise niyongoza akazi nkakihorera. Navuga ati njyewe nimutangura inzoga akazi ngenda karitse. Reba na wundi mubyeyi njya gusanga uwandeze ndamwirengagije ngo njyewe ngo ndakwihoreye ngo kubera ko umbwiye ngo nzinywa amata kandi sinzayagura, ni wowe uzayama wayakuye ku ikofi yawe. Yarandebye yicara asa nambwa ati ngwino nkubwire. Yanguriye agaturubo gatoya kamwe gatoya tukigura magana ni tucyaduka. Arangije mu gihe nyuma yo gapfundura anyicara iruhande araturika araseka. Ahubwo ese Mabuja arimo araseka iki? Nguriye igicucu. Navuga ati wewe warabyibagiwe. Yarayicaye arareba ati se nabyibagiwe ne? Tibanzo sesengwe. Navuga ati wowe nawe uri igicucu nkuko wambwiye ngo ndi igicucu. Utangiye kunyita igicucu? Ndi nyoko buja nguhemba. Ataye umembu yihore nawe uzayijyana ujye kuyaguramo fanta. Bro, iryo jambo navuze n'ubu ndacyaryicuza. Uzi kujya ngo wicuze ijambo wavuze ugifite imyaka 18 19? Narahubutse n'ubu ndacyicuza. Ikintu cyaje kumbabaza nuko nyibona umuhanda nkumva ndawukunze kandi nta ndyo irimo, nta buzima burimo. Kubera iki? Kubera uko nabayemo. Ariko yaje kunyegera arambwira ati buriya nago nava kare wabikoze, ni ya mibereho wabayeho, nanjye aho nagukuye ndahazi. Niba arusha gusubira subira, ariko ibyo nakwigishije bizatuma ubasha kwihahira kugeza na n'ubu. Kuba mwe n'umunyamakuru nkawe ukabasha kumetera iviyo, cyo niwoke ndagishimira. Ahubwo ngira ngo wowe nkawe nk'umwana Rwanda rw'ejo urifuza kuba uzaba uri hehe? Ndifuza kuzaba wenda bro gerageze muri uyu mujyi nta kaburimbo irajyamo, sibyo? Nageze muri uyu mujyi nta kaburimbo zirajyamo, haba ino nzira yo kugisagara za Save, urumva, kujya ku isoko, kujya he mu Cyarabu, ariko ubaka kandi tuvugana kaburimbo irimo. Buriya maniga yanjye umuntu bita Rokokemani buriya niwe muntu ubasha kumva yuko buri muntu wese agomba kubaho uko abishaka cyangwa uko abashije. Nawe nk'umunyamakuru ufite kamera, okay, no, abantu nka batanu nashimira. Uwa mbere ni Rokokemani, niwe uza ku mwanya wa mbere. Uwa kabiri ni Esteri, sibyo? Uwa gatatu ni Faraswa,
uwa kane ni Peter Manama, uwa gatanu ni Barumani njye nisi. Abo bantu uko ari batanu nibo nkesha kuba ndiho, kandi peace and love.